kivuga ibintu abasore bakunda ku bakobwa. Abasore bakunda ku bakobwa. Burya kubona umwana w'umusore avuga ati njye uriya mukobwa ndamukunda, abafite ibintu runaka agenderaho, abafite kondisiyo avuga ati impamvu ituma mukunda ni iyi ngiyi, icyo namukundiye ni iki ngiki, yujuje ibi ngibi byujuje umutima wanjye cyangwa se bikwije umutima wanjye. Noneho hakaba rero n'ibyo muri rusange usanga abasore bose bahuriraho 100%, ugasanga bari bihuje. Ibyo rero abasore bose bahuriraho 100%, ibiri particulier sinabivuga kuko ibiri particulier biri mu mutima w'umuntu ku giti cye, ariko haba hari ibyo nyine biri general abantu bose bagize gute bahuriyeho b'abasore. Hello, ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro cyacu. No kuri turabakunda cyane kandi tubifuriza umugisha w'Imana aho muri hose hirya no hino ku isi. Bari Burayi, hari abadukurikira bari muri Australia, hari abadukurikira bari mu Bufaransa, hari abadukurikira bari mu Bwongereza, hari abadukurikira bari muri Amerika, hari abadukurikira bari muri Canada, hari abari Dubai, hari abari muri Aziya, mu Buhinde, mu Bushinwa, hari abari mu Buyapani, hari abari muri Uganda, muri Congo, hari abari Burundi, hari abari muri Kenya, yemwe hari abari muri Zambia na Mozambique, hari abari Malawi na Gabon, hari abari muri Afrika y'Epfo. Abo bantu bose mwese aho muri mudukurikira turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Niyeme nkuko mubisanzwe rero, Neme Moses nkuko biri, dusanzwe tuganira murabizi kandi turakundana, burya turi n'inshuti burya niyo mpamvu rero mbakunda, kubera kuko aho ngeze ahangaha nimwe muhangejeje. Aho ngeze ahangaha nimwe muhangejeje, nimwe mutuma mvuga, nimwe muri gutuma ntera imbere kuri icano yanjye. Mukomeze rero munteze imbere, noneho uyu murongo nyine twiyemeje, iyi gahunda twiyemeje yo kubagezaho ibiganiro byubaka umuryango, kandi umuryango mwiza, mureke nyine tubyubake tubikomeze. Aho uri hose iyi video nurajya uyibona ukabona mugenzi wawe bimwoherereze, nuyimwoherereza mugenzi wawe nawe ayirebe, nayireba ubwo nibwo muzaba mushyigikiye. Yikubite mugenzi wawe, nayireba akore subscribe, ashyireho na comment buriya ziramfasha cyane kuko ndazisoma mpita mbona ibitekerezo murimo mugenda mutanga, bigatuma nyine hari ubumenyi ngenda niyungura ku bindi biganiro nyine nge nzakora nyuma yaho. Ubwo rero munkubise komanteri bituma nukuri numva nyongeye kwiyubaka. Mujye mwishyiraho komanteri nyinshi cyane rwose, niyo zaba 1000, niyo zaba 700, burya ndazireba, burya ndazisoma, kandi iyo nzisomye nyine zinyungura ubwenge, zituma mpita ntekereza nyine icyo gukora mu bindi biganiro bizakurikira. Hanyuma rero mwebwe mwakanze subscribe, nukuri muri intwari pe, muri intwari mwe mwakanze subscribe, namwe mujya gushyiraho umuhate wo kusharinga video zanjye, mukanshakira za abasabu, nukuri pe muri intwari, muri abantu beza, muri abantu murakunditse. Hanyuma rero uyu munsi wa none nje kuganira n'urubyiruko, abakobwa rero mutera agatebe ubundi munkurikire neza, n'abasore namwe mutera agatebe munkurikire neza, nubwo ari ngiye kuvugaho, nubwo ngiye kubavugira ibyo mwakavuze, ariko mutera agatebe ntacyo namwe mubyumve nyine kugira ngo munshyigikire nyine. Hanyuma uyu munsi ikiganiro nabazaniye rero ni ikiganiro kivuga ibintu abasore bakunda ku bakobwa. Abasore bakunda ku bakobwa. Burya kubona umwana w'umusore avuga ati njye uriya mukobwa ndamukunda, abafite ibintu runaka agenderaho, abafite kondisiyo avuga ati impamvu ituma mukunda ni iyi ngiyi, icyo namukundiye ni iki ngiki,
afite yujuje ibingibi byujuje umutima wanjye cyangwa se bikwije umutima wanjye. Noneho hakaba rero n'ibyo muri rusange usanga abasore bose bahuriraho 100%, ugasanga bari bihuje. Ibyo rero abasore bose bahuriraho 100%, ibiri particulier sinabivuga kuko ibiri particulier biri mu mutima w'umuntu ku giti cye, ariko haba hari ibyo nyine biri general abantu bose bagize gute bahuriyeho b'abasore. Ni ukuvuga ngo rero icya mbere umusore akunda umukobwa ufite umutima mwiza. Umutima mwiza ntabwo akunda umukobwa ugira mukushe ku mutima, akunda umukobwa ubona afite igitima kibi utashobora kugira icyo afasha umuntu. Umukobwa w'umunyamahane, umukobwa ufite urwango mu mutima we, wapi? Ntabwo nguwo akunditse rwose, ntabwo umusore umukunda. Abasore bakunda umukobwa ufite umutima mwiza, ufite umutima mwiza, ufite umutima mwiza kandi uzi kubaha. Donc umutima mwiza nawusobanuraho byinshi. Umutima mwiza ufite ibintu byinshi bisobanutse, ariko icyo nabivuga mu magambo makeya gusa ahinnye, ni umukobwa ufite umutima mwiza kandi utuje. Apana umukobwa w'inshinzi, umukobwa utuje, apana umukobwa w'inshinzi. Buri umukobwa w'inshinzi ntabwo abasore bamukunda, wapi? Kandi icyo kintu abasore bagihuriyeho. Ntabwo abasore bakunda umukobwa w'inshinzi, reka. Bakunda umukobwa utuje, umukobwa ufite indangagaciro z'ubukobwa nyine, z'ubukumi, umukobwa wubaha, ubona ko yarezwe, umukobwa warezwe. Icya kabiri, abasore bakunda umukobwa mwiza, mwiza ku buranga, umukobwa ufite taye nziza, umukobwa ufite uruhu rumeze neza, umukobwa uhagaze neza, ufite uburanga bwiza. Iyo tuvuze uburanga, abantu benshi bajya bagira ngo nuko ngo umuntu ngo ari inzobe. Ntabwo inzobe ari bwo buranga cyangwa urukara ari bwo bwiza, wapi? Ahubwo umuntu ashobora kuba ari urukara ariko ari mwiza pe, umureba nawe ukabona ko ari mwiza. Wa mukobwa rero abasore baramurwanira. Ashobora kuba ari inzobe ariko ubona ko pe ari mwiza. Kimwe nuko buriya ashobora kuba ari inzobe ariko ukabona ari mubi. Ashobora kuba inzobe ariko ukabona ari mubi. Ashobora kuba urukara ariko akaba ari mubi. Kimwe nuko ashobora kuba urukara akaba mwiza, cyangwa se ashobora kuba ari inzobe ariko akaba agize gute, ari mwiza. Ni umukobwa mwiza rero. We nturagenda mu nzira ngo urebe umukobwa ufite uyu mukobwa ni mwiza pe, numurebe ubone ko ari mwiza. Ni ukuvuga ngo rero umukobwa mwiza ku buranga n'imiterere ye, abasore baramukunda. Nicyo kintu cya kabiri abasore barebaho. Ubwo rero wa mukobwa we ujye uharanira kuba mwiza, nibwo abasore bazagukunda. Kandi uharanire kugira umutima mwiza, utuje, apana kuba inshinzi, ufite uburere n'indangagaciro. Ubundi urebe ko abasore batazagukunda. Ubu buri aho ngaho uvuga ngo wabuze umugabo, ukibaza ikintu kiri gutuma ubura umugabo ntukizi, kandi wenda ugasanga ubushinzi bwarakurenze, uri inshinzi, utekereza ko uri inshinzi. Hari n'ikintu umuntu akora kigahita kimukuraho amanota yose, abantu bose bamukundaga bagahita bose bamuvaho, bitewe nuko agaragaje umutima mubi mu bantu, muri cyangwa se muri sosiyete, bikarangira nyine bigenze gutyo. Ni icya kabiri. Icya gatatu rero, abasore bakunda umukobwa wiyubaha. Umukobwa wiyubaha. Ntabwo abasore bakunda umukobwa babiri hanze, wapi? Biri hanze ntabwo. Kandi umukobwa utiyubaha se ntumurebe ukamubona. So wabona umukobwa unywa itabi, wabona umukobwa unywa inzoga, wabona umukobwa usambasambana n'abo babonye bose, ukavuga ngo uwo mukobwa azakundwa. Yakundwa nande? Reka. N'abo bamusambanya burya ntabwo baba bamukunda. Umukobwa wiyubaha abasore baramukunda, uzi kwiyubaha, umukobwa wambara neza. Umukobwa wambara neza, wambara neza rwose, akanikwiza. Reka nshyireho n'ako kantu, akanikwiza. Burya abasore baramukunda. Burya hari agaprincipe kamwe ngiye kubabwira, muzagakurikire murebe. Urumva, umukobwa wambara mini,
umukobwa wambara mini, ya myenda igaragaza ibibero n'ibiki byose, igaragaza uko ateye kose, abantu benshi, abantu b'igitsina gabo benshi bamugirira irari, we akagira ngo ni ukumukunda, bamugirira irari, ariko ni irari gusa baba bamufitiye, nta rukundo baba bamufitiye. Noneho umukobwa wikwiza akundwa na bake, wambara neza nyine akikwiza akundwa na bake, ariko bakamukunda urukundo nyakuri. Mwari mubizi nabyo, ako ga principe muzagakurikire murebe, muzasanga ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo umukobwa wambara neza akikwiza akundwa na bake, ariko bakamukunda by'ukuri. Ariko umukobwa wambara nabi, njye biriya byo kwiyambika ubusa mvuga ko ari kwambara nabi. Kwambara kamini kagera hano umuntu uza mu makariso, cyangwa kwambara ikariso ukagenda mu nzira uvuga ngo urambaye. Ibyo ngibyo nagira nkubwize ukuri ko ntabwo ari ukwambara neza. Iwanjye rwose ntabwo uko nguko ari ukwambara neza, uba wambaye nabi. Njyewe umukobwa mvuga ko yambaye neza ni umukobwa wambaye imyenda myiza, icyo ni icya mbere. Icya kabiri akaba yambaye imyenda imukwira, hana kwambara twatunde ngo agenda amanura gutya, amanura ukibaza se ubundi ari kugenda arwana no kumanura, ubundi yakambariraga iki ko yabonaga ko katamukwira. Apana umukobwa uzajya kwicara kuri ntuza kuri moto, ibintu bye byose bigahita bijya hanze, bikajya hanze yicaye kuri moto. Uwo nguwo wavuga ngo ubundi se, none ukabona atangiye no kurwana no kugenda agira gutya, aderanja n'umumotari umutwaye, mu kandi kanya akaba yanamukoresha impanuka bitewe nuko yambaye. Ibyo ngibyo ntabwo ari ukwambara neza. Kwambara neza no kwambara kwikwiza. Urumva umusore ugukunda akagukunda azi neza ko wambara neza ukikwiza. Nibyo rero, ni ukuvuga ngo rero abasore, gatatu cya gatatu, abasore bakunda umukobwa wiyubaha, kandi kwiyubaha tuvuga ni ukwambara neza kandi ukagira indangagaciro nyine za kinyarwanda, z'umukobwa w'umunyarwandakazi, indangagaciro z'umukobwa w'umunyarwandakazi. Apana abangaba twagiye tubona bagenda bakazana imico yo hanze bakayizana hano iwacu, ukabona umukobwa aragenda mu nzira yambaye ikariso. Uko ntabwo ari ukwiyubaha. Izo si indangagaciro za kinyarwandakazi. Uwo si umuco nyarwandakazi. Uwo si umuco nyarwanda. Umuco wacu ni uwo kwambara neza tukikwiza. Hari abantu rero bajya bitiranya wenda ibyari bijyanye n'umuco wa kera ngo bambaraga inshabure, noneho bakabifatanya no kwiyambika nabi muri iki gihe. Noneho ukagira ngo kwiyambika nabi muri iki gihe bakabisanisha nuko ngo kera bambaraga inshabure. Bambaraga inshabure kubera ko nta yindi myenda yabaga iriho. Niba imyenda rero ubu ngubu yarabonetse, ntabwo umuco nyarwanda ari wo kwambara ubusa. Bambaraga kwa kundi uko muri kubivuga kubera kuko imyenda ntayari iriho. Noneho imyenda niyo myenda nyine yari iriho, ariko ubu ngubu noneho imyenda iriho ni ituma nyine niyo kwambara nyine irahari. Imyenda noneho iriho, nta mpamvu rero yo kuza kuvuga ngo umuco nyarwanda ni wo kwambara ubusa kandi imyenda ihari. Icya kane, ubwo ni icya kane, ntabwo ari icya gatanu. Sinavuga ko ari icya gatanu, buriya ni icya kane. Umusore akunda umukobwa uganira neza. Umukobwa uganira neza, abasore baramukunda. Ariko wari wagendana n'umuntu akagutera irungu, ukajya wumva neza ufite irungu kandi ngo ni umukunzi wawe. Cyangwa ukagendana n'umuntu ugasanga yibereye kuri telefone kuva mutangira urugendo kugera mugeze aho mugera, ugasanga umuntu ari kuri telefone gusa. Uwo muntu burya ntabwo akakuganiriza neza, akwicisha irungu. Ntabwo rero abasore bakunda abakobwa babicisha irungu. Wapi? Umukobwa uganira neza, umukobwa uganira neza, ufite ibiganiro byiza, biri romantique, ibiganiro biri romantique, ibiganiro nyine by'urukundo. Abasore bakunda umukobwa ufite ibiganiro by'urukundo, apana ibiganiro by'ubugoryi, kuko n'ibiganiro by'ubugoryi nabyo bibaho. Reka bivuge gutyo, ndabizi ko ibiganiro by'ubugoryi nabyo bigize gute bibaho. Abasore rero bakunda umukobwa uganira neza, ufite ibiganiro biri romantique, ibiganiro by'urukundo, ibiganiro bifite gahunda nyine. Abasore nicyo bakunda cya kane. Icya gatanu abasore bakunda umukobwa useka neza, kandi ukunda no gusetsa abandi. Akuzi kugendana n'umuntu, uzi gukundana n'umukobwa uhora urakaye, uhora ku mutima we wagira ngo sinzi ikibazo kiriho. Uhura n'ikibazo kwiyakira bikamunanira, akabimarana ukwezi kose yarakaye, yakurakariye. Reka ntabwo ngo abasore bamukunda.
abasore bakunda umukobwa useka neza kandi ugira uruhare no mu gusetsa abandi, akabasetsa rwose, akabaterera urwenya bakishima. Erega iyo mwagiye gutembera, mwagiye ku mazi cyangwa mwagiye mwasohokeye mu kanatire runaka, burya umwanya wose mufata mukwiye kuganira ibiganiro bibasetsa, bigatuma mwishima, bigatuma niba n'uwo musore yari yababaye yumva nyine agize gute, aruhutse mu mutima, aruhutse, akibagirwa ibyo ngibyo nyine, mugafata umwanya mukaba romantike. Ese wakwicara n'umuntu ukajya ubura n'icyo umuganiriza, uri umukobwa ukaba utekereza ko umusore azakwiyumvamo? Wapi, oya. Ni ukuvuga ngo abasore bakunda umukobwa uganira, usetsa, usetsa rwose, ugira utuntu dusetsa, udukorera udushya nyine dutuma useka ukumva wishimye. Noneho twa tuntu dutuma wa musore aguma atekereza kuri wa mukobwa ukuntu yamusekeje, bigatuma nyine mu mutima we hari ikintu cyinjiramo, wa mukobwa yinjiramo. Icya gatandatu, abasore bakunda umukobwa w'umunyacyubahiro. Hariya hahandi navuze ngo umukobwa wiyubaha, noneho hano ni umukobwa w'umunyacyubahiro. Ni ukuvuga ngo umukobwa w'umunyacyubahiro ni umukobwa udatesha agaciro uwo bakundana, umukobwa udatesha agaciro fiyanse we, umukobwa udatesha agaciro umuntu we, niwe abasore bakunda. Ahubwo ni ukuvuga ngo imbere y'abashuti be amuhesha agaciro, imbere y'umuryango we wa mukobwa amuhesha iki? Agaciro. Imbere y'abandi bamuvuga, kabone nubwo wa musore we yaba yibona ko nta gaciro afite, ariko umukobwa we akunda umukobwa umuhesha agaciro, ndetse nawe ubwiwe akamuzamurira agaciro ke, akamuzamurira donc confidence yiwe, cyangwa se uburyo yiyumva, akamuzamurira uburyo yiyumva. Uwo nguwo abasore baramukunda, baramukunda. Nta handi umusore yumvaga yitereye icyizere, umukobwa akamuzamurira icyizere. Icya karindwi, abasore bakunda umukobwa uzi gufata imyanzuro neza. Buriya kumenya gufata imyanzuro neza ni ibintu abasore bakundira abakobwa. Hari abakobwa batazi gufata imyanzuro, abakobwa rwose batazi gufata imyanzuro. Umukobwa wese ikintu cyose umubwiye nta mwanya afata wo kukirefureshisaho ngo agitekereze, ahubwo ni ukuvuga ngo aho umujyanye ajya aho ngaho. Uwo nguwo ntabwo abasore bamukunda. Ahubwo abasore bakunda umukobwa utekereza, agafata imyanzuro yabanje kugira gutekereza, kandi imyanzuro afate akanayihagararaho. Umukobwa wihagararaho burya niwe sawa. So umukobwa ubwira ikintu cyose agahita afata umwanzuro ako kanya, ntabwo aba ari umunyabwenge. Buriya rero umukobwa w'umunyabwenge ni wa mukobwa ubanza gutekereza ku myanzuro agiye gufata, akabanza akayirefureshisaho. Uwo rero abasore baramukunda cyane. Umukobwa rero mwiza ni umukobwa ufite ubudahemuka muri we, uri fidèle, uri innocente. Umukobwa uri innocente, umukobwa rwose w'imico myiza, reka tuvuge gutyo. Umukobwa w'imico myiza niwe buri abasore baramukunda. Umukobwa w'imico myiza nawe urabyumva, namwe murabyumva, abasore namwe murabizi, muzi ukuntu mubireba, muzi ukuntu mureba ibyo by'abakobwa b'imico myiza. Imico myiza tuba tuvuga namwe murayumva. Buriya niho natangiye mbabwira nti umukobwa unywa itabi, umukobwa unywa inzoga, buriya abakobwa ntago umukobwa unywa inzoga ntago abasore bamukunda. Abakobwa munywa inzoga munyihanganire, kuvuga ukuri ntago byica umutumirano, ndavuga ukuri uko kuri. Urumva, mwebwe nubwo mwabitekereza ko abasore bashobora kubakunda kubera ko munywa inzoga, wapi, umukobwa unywa inzoga ntago abasore bamukunda, ni ukuri. Umukobwa unywa itabi ntago abasore bamukunda, kirazira. Abakozi bamukunda nyine kugira ngo baze basangira itabi, keretse nyine abo ngabo b'ibirara bagenzi be basangira itabi n'iyo nzoga nibo mukunda. Ariko hari n'abazinywa rwose badakunda umukobwa unywa inzoga kandi bo bazinywa. Hari n'abanywa itabi badashobora gukunda umukobwa unywa itabi kandi bo barinywa, kubera ko bazi uburara buba muri ibyo bintu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abasore bakunda umukobwa w'imico myiza. Noneho abasore bakunda umukobwa bashyigikirana mu buryo bw'iterambere. None mwe mufite umushinga, wenda tuvuge murakundana, mwamaze kubyemererwa ko mugiye kuzabana, mwebwe mufite umushinga wo kubaka,
urumva. None umusore araza akakubwira ati rero njyewe nazamuye igikuta nkigejeje aha n'aha, none nabuze amadirishya. Ntabwo akwiye kukubwiriza ngo mpereza amadirishya. Impamvu yaje kubikubwira ni ukugira ngo umuhe ibitekerezo bishobora kumushyigikira mu iterambere ryo kugira ngo mugire iyo nzu. Numuha ibitekerezo azagufata nk'umuntu umushyigikiye muri gahunda ze. Ari umusore nawe agashyigikira umukobwa mu mishinga ishobora guteza abantu imbere. Apana wa muntu uza, ahubwo wa muntu mukundana n'utwo wari ufite ahubwo tukamugenderaho tugashira. Ahubwo abasore bakunda umukobwa bashyigikirana mu buryo bw'iterambere. Apana ese wowe uyu munsi wa none uzasohokana n'umukobwa umugurire inkoko, ku munsi ukurikiye uzamusohokana umugurire inkoko, ku munsi ukurikiye wa gatatu umusohokana uzamugurira inkoko. Uwe ntarigera na rimwe atekereza avuga ati uyu muntu nanjye byibuza wenda ubushobozi bw'inkoko ntabwo nabona, ariko reka ngende njye kumugurira bya bindi bajya bita misaya myiza, imwe bajya bita misaya myiza, reka nanjye njye kumugurira ikiro kimwe cyonyine, cyangwa se mugure n'akaburushete basi akarya, abone ko nanjye nagize uruhare mu kuba nagira gute namugurira. Uwo nguwo azaba ari uwo kugusahura, ntabwo azaba ari uwo kugira gute, ntabwo aravuze wo kugushyigikira. Abasore rero bakunda umukobwa bashyigikirana muri gahunda z'iterambere. Apana uwo bashyigikirana muri gahunda z'iteranyuma, ko naryo ribaho. Ubwo ni wa wundi nyine usenya, uza agasenya n'ibyo yagize gute, n'ibyo wubatse. Icya cumi, ibyo abasore bakunda ni byinshi, ariko reka iki cya cumi tukigira icya nyuma kuri uyu munsi wa none. Dufate ibyo ngibyo 10 nababwiye. Urumva, kuba umuntu wishimye, kuba umuntu wishimye ni icya 10 abasore bakundira umukobwa. Buri mukobwa wishimye, uhora yishimye, uhora yisekera, akabona niyahura n'ibibazo bimeze gute, buriya abasore baramukunda. Baramukunda. Uhora anezerewe mu mutima we, donko nta shitani iba mu mutima we, nta mbereka, nta buryarya, ntaki, ahubwo abayeho agize gute, yishimye mu mutima we. Uwo ngo abasore baramukunda. Ibyo bintu 10 rero nababwiye ni ibyo abasore bakundira iki, abakobwa. Ibyo bintu 10 ndizera neza ko mwateze amatwi, mwabikurikiye neza kandi mwabyumvishe. Nagukangurira rero nshuti yanjye kureba iki kiganiro cyose ukakireba kikarangira. Nukireba kikarangira uragisangamo ibintu byinshi by'ingenzi, ibintu byinshi bifite inyungu mu buzima bwawe. Nibwire ko wagikurikiye neza. Noneho rero niwumva cyakunejeje, wowe ugisharinge buri mugenzi wawe, ugisharinge umukobwa mugenzi wawe, umukobwa nawe amenye neza ni iki cy'abasore bakunda. Ugisharinge umusore mugenzi wawe, umusore nawe amenye ibyo agomba kugenderaho ajya guhitamo umukunzi. Ubundi ahasigaye mukomeze mujye mukurikira ibiganiro byacu, mujye mukurikira ibiganiro. Narababwiye kuri icano tuzahungukira ibintu byinshi bizatwubakira imiryango yacu igakomera. Impamvu uyu munsi navuze ku rubyiruko, ku basore n'abakobwa, ni ukubera ko nabo bari mu bice by'umuryango, kuko nawe ni umuryango. Ni umuryango. Ntabwo kuba dukora ibiganiro by'umuryango ntabwo bivuze kuko tuzavuga ku bagore n'abagabo gusa. Oya, burya n'abana mu rugo nabo ni umuryango wacu, tugomba kubitaho. Rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ibi biganiro byose nzagenda mbibazanira kuri uyu murongo. Mwe mujye mudukurikira, mujye mukanda subscribe, mu sharing, ibiganiro bigende bigere hirya. Urumva, mukande like, muduhe komanteri. Niba wumva hari n'ikindi ari n'inyunganizi waduha, jya uyandika mwaho hasi muri komanteri. Tuyisesengure, nitumara kuyisesengura tuze tuyibwire abadukurikiye bose aho bava bakagera. Hanyuma kandi nanone rwose niba wumva ikiganiro, niba nawe hari ikiganiro ufite waduhereza cyakubaka imiryango myiza muri iki gihe cya none, ngwino tuguhe ikiganiro, tugutunge kamera, ubivuge rwose nta kibazo. Uburenganzira bwawe, ubundi twubake imiryango myiza, imiryango izira amakimbirane, imiryango izira amatiku, imiryango ibayeho neza, imiryango yubatse igihugu cyacu cy'u Rwanda, iba ari imiryango ifite indangagaciro za Kinyarwanda. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.